mubiri. Rero iyo mbonye amavuta ushobora gukoresha ku maso ndetse no ku mubiri biranshimisha cyane, kuko ndabizi yuko namwe abenshi murabimbaza muti turashaka amavuta ukoresha ku mubiri ndetse no mu maso. Rero ngaya kandi aya mavuta ni amavuta yagenewe gukuraho amatashe y'umukara. Niba ufite amatashe y'umukara mu mugongo, mu gatuza cyangwa se ku mubiri ukaba ubona ntabwo hasa neza, koresha aya mavuta. Ikaze ku Mubyeyi Magazine, ni buri mushyano tuguhaye ikaze. Njye nibahizi Umutesi Lydia. Niba utarakora subscribe yikore nonaha kugira ngo tugumane ku Mubyeyi Magazine. Muri aka kanya rero tugiye kurebera hamwe amavuta n'isabune byatuma ucya ugasa neza bisirimutse, atari bya bindi ubona rwose biciriritse, bya bindi bisa nabi. Uti rero bimeze gute? Twihuse hano mbafitiye amavuta atandukanye. Abantu benshi bagendaga bambaza ndashaka gusa neza, ndashaka gucya ariko ntatukuye ariko ukabona nsa neza. Rero uyu munsi mbafitiye amavuta meza ndetse n'amasabune yagufasha ugacya neza kandi ukabona n'umubiri wawe ntabwo wabuze umubiri wawe, ntabwo wabuze te yawe, ntabwo wabuze umwimerere w'ibara ry'uruhu rwawe. Aya mavuta rero ni ayahe? Aya mbere dufite hano ni amavuta ya marque yitwa Opalia, akaba ari amavuta yekeresisa akanatuma ugira uruhu rutoshye atari rwa rundi rwumagaye. Aya mavuta rero nanone umwihariko wayo cyane cyane ni ukurinda inkovu z'umukara. Ushobora kuba ufite hari abantu benshi bafite ikibazo cy'inkovu nyinshi. Ushobora kuba ufite inkovu mu mugongo, mu gatuza, hano ku ruhande, umva inkovu ariko zatewe n'amavuta, zatewe n'uduheri two ku mubiri. Hanyuma rero aya mavuta niko kamaro kayo. Aya mavuta ni amavuta yagenewe gukuraho amatashe y'umukara. Niba ufite amatashe y'umukara mu mugongo, mu gatuza cyangwa se ku mubiri ukaba ubona ntabwo hasa neza, koresha aya mavuta ya Opalia, akaba ari le multi-hydratant éclaircissant extra fort contre les taches noires. Rero akaba ari amavuta meza yagenewe abantu b'abirabura, tuvuge les femmes noires, les black women. Rero aya mavuta nibo yagenewe kubera skin yacu. Rero aya mavuta ni mililitiro 500, akaba yarakorewe mu Bufaransa, kuko benshi bajya babimbaza bati se amavuta yakorewe hehe. Aya mavuta rero yakorewe kugira ngo arinde umuntu kugira amatashe y'umukara ku mubiri, hanyuma anatuma nanone usa neza ukabona urakeye. Ngira ngo mujya mubona umuntu usa neza ukeye, afite cya gikara cye, afite yanzobeye, afite ya mibiri yombi, ako ukabona arakeye, arasa neza. Rero nujya guhitamo amavuta ukoresha, nujya guhitamo icyo ukoresha ku mubiri wawe, ujye ubanza urebe uti ese iki kiratuma nsa gute, iki kiratuma umubiri wanjye urahinduka. Yego rero aya mavuta iyo akuyeho amatashe, iyo akuyeho izo imperfection zose, ni hahandi ubona umubiri ukeye, ukabona urasa neza ariko utaritukuje. Rero ntabwo ari amavuta gusa, ahubwo aya mavuta afite n'isabune yayo. Isabune yayo ngiyi, isabune ya Opalia nayo ni 2-in-1, harimo goma éclaircissant. Yego ni amavuta ni isabune nziza cyane ikozwe muri karoti. Isabune igura 15, hanyuma aya mavuta akagura 30. Ni menshi cyane, urayafungura ukisiga ugasa neza rwose. Ndizera ko niba ufite amatashe ubonye igisubizo cyagufasha. Amavuta wakoresha ugasa neza. Twagiye ku yandi mavuta ya kabiri. Aya ni amavuta nayo ni marque ya Opalia, nayo arekeresisa ariko yo agufasha yuko
tuvuge niyo ufite igikara ubona cyapfubye, imibiri yombi yapfubye, inzobe yapfubye, wakoresha aya mavuta ya Opalia kuko nk'uko babivuga nayo yakorewe spécialement conçu pour la beauté de la femme noire. Rero ujye umenya amavuta ukoresha kuko aba barayakoze bakurikije bakurikije skin yacu nk'abirabura. Rero niba ushaka gusa neza, niba ushaka kubona hari ukuntu agapo kawe gasa neza, ushaka kugira ikintu ukosora, koresha aya mavuta ya Opalia ya Harmonie du Teint. Rero nayo arekeresisa. Kuba arekeresisa ntabwo ari ukuvuga ko atukuza, ahubwo akuraho wa mubiri ushaje, wa mubiri wangiritse, agatuma wongera ugasa neza. Noneho ikiza cyayo cyane nanone ni uko afasha mu gucya, nanone akanafasha ko utumagara, atuma uba hydraté, atuma ugira umubiri ubona utoshye ufite ubuzima. Rero nanone wakoresha iriya sabune naberetse ya Opalia. Isabune niyo naberetse wakoresha kugira ngo ubijyanishe use neza kandi rwose udatukuye. Rero abenshi nk'uko bajya babimbaza, utwereka amavuta y'abantu bafite ibiheri, utwereka amavuta y'abantu bafite ibibazo, ariko si twebwe dushaka gukosora, dushaka gucya, turakoresha iki? Uyu munsi rero nabibutse, umva rwose buri gihe mba mpora nshakisha icyatuma musa neza kugira ngo wishimire ukusa. Twagiye ku mavuta ya gatatu. Aya mavuta ya gatatu yo ikintu nibagiye kubabwira, arahumura ku buryo udashobora kumva. Guse cyose ubu nari ngiye gute. Aya ngaya tugiye kureba ni ya yindi ya contre les taches noires y'ama dark spot. Ahumura nka vanilla cyangwa nka kayawurute. Umva byayo n'ibiryoshye, umva harimo n'ibishokora. Mana kuki nari mbagendanye koko. Umva aruzuye, reba ahantu agera, aruzuye cyane, arahumura mbabwiza ukuri, wayarya. Mu by'ukuri nta na parufe wakenera pe, kuko arahumura. Hari umuntu wigeze kumbwira, nari mwoherereje, hari akantu nari mfite ke ndakamwoherereza, nyine ngashyira mu kamverope ndamwoherereza. Arangira ambwira ati umva ntaranafungura nahise numva ukuntu uhumura. Nuko rero burya tujye tugira n'ukuntu duhumura. Ushobora no guhumura atari parufe, ahubwo ari n'amavuta wakoresheje ahumura. Iyo ugize imana ugakoresha n'amavuta ahumura sava nta kibazo. Iyo wumva bihagije ntabwo ari ngombwa yuko ugenda wica abantu amazuru. Rero tugiye kureba aya yandi atuma ucya, usa neza, akosora uruhu, mbese ugasa neza ahantu hose. Nayo arahumura neza. Harimo akantu k'akavanira, harimo akantu k'agapome. Nuko rero ikindi kintu nabonye nuko ari ayo ku mubiri gusa, ntabwo banditseho yuko wayakoresha mu maso. Nayo ku mubiri gusa, kuko niryo banga ryo gusa neza, kumenya aho ukoresha amavuta yawe, kumenya aho ukoresha. Niba ari ayo mu maso koresha ayo mu maso, niba ari ayo ku mubiri koresha ayo ku mubiri. Twagiye rero ku yandi mavuta ya gatatu. Aya mavuta ya gatatu ni amavuta ya Nutriclair, akaba ari éclaircissant hydratant, harimo na karoti. Ni amavuta meza meza meza, atuma usa neza, atuma ucya,
bya bindi by'ibisirimu bisirimutse. Ikindi rero, aya mavuta nk'uko nababwiraga arimo ibintu biyakoze ni ibintu by'ibimera kandi biri naturere, noneho bagashyiramo n'amavuta ya karoti. Hanyuma rero afasha uruhu, harimo na vitamine, harimo vitamine zifasha uruhu gucya, pour illuminer votre teint. ntabwo ari ugutukuza. Illuminer atuma usa neza, usa neza, ukagumana teint yawe y'igikara, y'imibiri yombi, y'inzobe, ariko ukagumana teint yawe idatukuye. Hanyuma rero harimo beurre de karité, huile d'argan, harimo agaburira umubiri, akanafasha uruhu kuba ruri hydraté, kuba rutoshye, ubona rufite ubuzima. Hanyuma rero uyakoresha à employer 1 à 2 fois par jour sur le visage et le corps. Iki nicyo nayakundiye cyane kubera ko uyakoresha hose ugahita wigendera. Ndabizi ko bigora kugira amavuta yo mu maso ndetse no ku mubiri. Rero iyo mbonye amavuta ushobora gukoresha ku maso ndetse no ku mubiri, biranshimisha cyane kuko ndabizi yuko namwe abenshi murabimbaza muti turashaka amavuta ukoresha ku mubiri ndetse no mu maso. Rero ngaya, kandi abantu bose skin types zose zayikoresha, yaba ari dry, normal, oil, buri wese arayakoresha. Nkaba narayakunze cyane. Niba ushaka gusa neza, niba ushaka gushya, yawe igasa neza, umubiri wawe ugasa neza uko wasaga, koresha aya mavuta. Rwose ukuntu byanshimishije ntabwo mushobora kubyumva. Ndashaka yuko buri wese azajya yibonamo, buri wese azajya avuga ati ariya mavuta wampaye yaramfashije. Aya rero ya karoti yagufasha. Rero ntabwo ari amavuta gusa, ahubwo aya mavuta afite n'isabune yayo ya Nutricare, ikabigura 15. Hanyuma aya mavuta yo akagura 35. Hanyuma rero mililitiro 500, akaba yarakorewe mu Bufaransa. Hanyuma katwumve nayo ko ahumura. Sazamuka. Ahumura neza, ajya guhumura nka Caprice. Esa Okay. Ubwo nyine ndaprofise ngiye kuyisiga nanjye. Ajya guhumura, afitemo akantu gahumura nka Caprice nanone kubera ari karoti. Arahumura neza. Ndumva rero anarimo glycerine, arafasha. Ahita yinjira, arimo glycerine, ndumva atari ngombwa gufungura keretse ushatse gutubura, ariko ubundi rwose ndumva harimo ka glycerine. Ubwo rero ni mu maso, aya ngaya ni mu maso, kumanura umubiri wose. Hanyuma rero ndako niba utarakora subscribe, yikore, kora subscribe, ukore share, ukore like, ushyireho comment kugira ngo dufashanye gutera imbere ku Mubyeyi Magazine, dusa neza, dushayininga. Rero uramutse ukeneye aya mavuta, uramutse ukeneye aya masabune, wayasanga i Remera munsi ya Polifame ku muhanda w'amabuye ibumoso, ahantu hari akabutike kitwa Let's Shine. Hanyuma rero duharanire kubaho neza ndetse no kugira ejo hazaza hacu heza, twita ku buryo dusa, twita ku buryo umubiri wacu usa, kuko iyo udasa neza, iyo ubona hari kitagenda ku mubiri, urababara, nta cyizere uba wifitiye, nta rukundo. Rero iyo usa neza
uhagaze gutya ukumva ufite envie yo kubaho, ukumva ufite motivation yo kubaho ndetse no gusa neza ndetse no kujya ahantu hatandukanye. Rero tujye duhanira gutambuka tugasiga message nziza yuko dufite isuku, yuko dusa neza muri twebwe. Ariko amavuta yonyine ntabwo ahagije, ugomba kongeraho kunywa amazi menshi, ugomba kongeraho gukora agasiporo, ugomba kongeraho kurya imbuto ndetse n'imboga. Ikindi cya gatanu ukanaruhuka. Ikindi cya gatandatu ukanatekereza neza mu mutwe. Rero iyo ufite ibitekerezo bibi, iyo ufite ibitekerezo byanduye, iyo udafite urukundo ntabwo usa neza. Yego ubona inyuma usa neza ariko isura iba yijimye. Rero ibyo byose nibyo tugomba kongera ku mavuta tumaze kwisiga, ndetse tugomba no kubibanza na mbere tutarisiga, turi gukaraba, turi kujya gute, ibyo byose tukabyapurika. Nuko rero ndabona ngiye kurondogora ariko reka ndekera aha. Rero mukore subscribe, mukore share, hanyuma dukomezanye urugendo rwo gusa neza, rwo gushininga muri byose. Rero murakoze cyane, nabutaha. Bye bye. Close till I get up. Aho muranga vanilla cyangwa nka kayawurute, umva byayo ni biryoshye, umva harimo n'ibishokora.